Yes, reka nongera mbifurize kugubwa neza mwese mukunda ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afrika abari ku mugabane w'Uburayi Aziya Amerika yepfo ni yaruguru ndetse n'umugabane wa Oceania mwese muvuga muti ibiganiro binyura kuri Ronda Sport Channel ntabwo byaducika ubwo rero nanjye nkaba mbahaye ikaze mvuga nti nimuze n'ubundi twibanire by'umwihariko bamaze gukora subscribe ni iby'igiciro ni ibintu byiza cyane kuko inkuru zibageraho mu buryo bwihuse mukazisharinga mugakora like mugashyiraho ibitekerezo byanyu ibintu bikarushaho kugenda neza namwe batarakora subscribe rero nkababwira ni mukubite mubangura namwe tujye twibanira mu buryo butandukanye inkuru zibagereho muzisharinge mukore like mushyireho n'ibitekerezo byanyu ndagira ngo tuganire ku tuntu duke cyane turaganira ku ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazire. Iyi kipe yamaze kurega muri Ferwafa isobanuza ibibazo byayo n'iby'Intare aho umukinnyi wabo Ishimwe Abdul bavuga ko ari uwabo Intare yamwishubije Intare imwisubiza ivuga ko mu by'ukuri ikipe ya Mukura Victory Sport itigeze yubahiriza ibyari bikubiye mu masezerano bagiranye birimo ko Mukura Victory Sport El Wazire yagombaga kwishyura ikipe y'Intare mu kwezi kwa 10 ariko ikishyura ibice bibiri ikishyura miliyoni 5 za mbere ikishyura n'izindi za kabiri byaje kurangira bite rero byaje kurangira Mukura Victory Sport itishyuye birangira Intare nkuko twakomeje kubigarukaho yishubije umukinnyi wayo ivuga iti dushesha amasezerano twari twaragiranye n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Mukura Victory Sport ikimara kubibona yahise igira gute yahise iza bwangu yishyura amafaranga yari ibereyemo Intare ariko Intare irayibwira iti byararangiye twamaze gusesa amasezerano nta kindi twagira gute nta kindi twavugana. Komisiyo rero ishinzwe amategeko ikaba yamaze kwanzura ko Mukura itubahirije amategeko ndetse yewe kugize gute ko itsinzwe urubanza ko umukinnyi ari uw'iki ari uw'Intare. Amakuru yavugaga ko ngo ashobora kuba yajya Ishyorongi muri APR Intare zikamutanga muri APR ariko ibyo na n'ubu ntibirakunda bitewe n'iki bitewe nuko ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazire yajuriye iravuga iti Ferwafa ubereyeho kurenganura abanyamuryango bawe kandi twe turumva twagize gute turumva twarenganye. Ubwo rero hategerejwe icyemezo cy'ubujurire abantu bibaza batese biramara igihe kingana gute nkuko uru rubanza n'ubundi rw'ibanze rwaciwe mu buryo bwihuse n'ubundi baravuga bati bikwiriye kugira gute bakwiriye gukubita babangura n'ubundi urubanza rugacirwa mu buryo bwihuse hanyuma umukinnyi tukamenya iyo yerekeza gusa tukavuga tuti byaba byiza bakoze ibishoboka byose urubanza bakaruca bashaka aho umukinnyi niba aho waperi niba asubira muri Mukura ariko nibuze tukabona umukinnyi agira gute akina. Mwibuke witwa Hirwa Jean Dodier uyu nguyu yagiye muri Rayon Sport Intare ziravuga ziti n'uwacu yagiyemo mu buryo butemewe n'amategeko byarangiye Hirwa Jean Dodier icyo gihe asuye mu Ntare ariko ahazaza he ibyo abantu bamuteganyagamo namwe murabizi ko atari byo byagaragaye uyu mukinnyi yaje gupfapfana birangira ahazaza he hangiritse. Ubwo rero uyu Ishimwe Abdul abantu babona ko ari umudefenseri w'ejo hazaza cyangwa se uri kugaragaza ntabwo mvuga ngo ni umwana kuko imyaka 25 burya iba ari myinshi ariko nibuze wavuga uti ni umukinnyi ufite icyerekezo kizima yaba ari gukina muri Mukura cyangwa se muri APR cyangwa se n'ahandi yajya ni umukinnyi wagize gute wagaragaje ubushobozi. Ubwo rero nukuza tugategereza icyo Mukura bari buyicire mu rubanza niba bavuga bati Mukura uri umwere niba bavuga bati Ishimwe Abdul uri mu mafuti niba bavuga bati Intare uri mu mafuti ntago ubwo turategereza icyemezo kizava gute kizava hehe kizava mu bujurire. Iyo navuga ngo nimwe muri transfer nazo zari zafuzwe nyuma yaho witwa Clement byavuga ko agiye kuva muri APR ariko bikaza kurangira yigumyemo agomba gusoza amasezerano swata akazigurisha muri season ya 2026 2027 cyangwa se APR ikamwongerera amasezerano ibi byose turabitegereje. Andi makuru rero nayo muri Rayon Sport kugeza n'ubu ngubu ibyayo byakomeje kuyoberana mwese murabizi ko iyi kipe
yari isigaye ikora imyitozo ya mu gitondo, cyangwa se rimwe na rimwe bakanakora kabiri banategura umukino bafitanye n'ikipe ya AS Kigali ku wa kane. Ariko na n'ubu iyi kipe abakinnyi banze kujya banze gukora imyitozo. Amakuru yarari ko uruganda ruri bashyiriyeho amafaranga miliyoni 22 rusanzwe rubaha, ku buryo uyu munsi bakwizera ko yaba yabonetse, ariko abakinnyi baranangiye baravuga bati tuzajya mu myitozo ari uko twahembwe. Baravuga ati no salary no trainings, niba nta mafaranga abonetse nta n'imyitozo. Abari bagerageje kujya mu myitozo yo kuri uyu wa mbere ni aba bashya bo badafite ikibazo, kuko urumva Obedi ntago yaba ari wakihagera ngo atangire yigumure. Mugisha Didier nuko mbese babakinyi n'ubundi bashya bo badafite byinshi byo kubaza, abo ngabo bo bayemeraga gukora imyitozo. Ariko abahasanzwe bavuga bati tubere mu amezi abiri ntago bagira ntago bari gukora imyitozo. Bivuze iki rero? Abantu baravuga bati se Rayon Sport iraterwa mpaga izageraho abakinnyi bajye mu myitozo. Ariko nanone abantu bakavuga ko ubuyobozi bwa Rayon Sport burangajwe imbere na Murenzi Abdallah nabwo bufite intege nke, kuko kugira aho abakinnyi bakubyimbana ntubatera igipindi, ntureba ukuntu babeshya, ntureba ukuntu babwira nibuze kugira ngo bajye mu myitozo. Umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ubwo kuri uyu wa kabiri nibatayijyamo nabwo biraba ari umunsi wa kane. Dore ko niyo banakwemera noneho nk'ubu niba batakoze mu gitondo, imvura ishobora no kuba yanababuza niba bari banafite n'ubwo bushake bwo kuba bakora imyitozo. Aya manota 3 kandi mu by'ukuri kuri Rayon Sport yakaba yari ingenzi, kuko ni ikipe ifite amanota 25 niba mbyibuka neza. Nibuze bavugaga bati reka turebe ko twatsinda uyu mukino tugende tugere mu manota 29 cyangwa se dusatira amanota 30. Mu gihe rero bakomeza gutya umukino bakawutakaza, mwibuka ko Kigali ubushize yatsinze Rayon Sport muri Fazare ibitego 2-0. Ibaze rero nawe n'ubu ngubu yongeye kuyitsinda. Navuga ngo ibyariyo byaba bikomeje kuba bibi, ndetse n'uburyo kiwenda bifuza kuba bakwakira umukino bakabonamo amafaranga, ibyo nabyo byagurana. Kugeza ubu rero nuko nguko bihagaze. Rayon Sport nanone abakinnyi bakomeje kwigumura, ubuyobozi ntacyo buri gukora gifatika, nubwo Gakwaya yatangariye ko ngo amakipe yose yabagabo bagore ngo zigomba guhemberwa kimwe, ariko mu bigaragara nta mafaranga hari muri Rayon Sport. Ni ibibazo bikomeje kwigaragaza. Murenzi Abdallah uko azabihanduringa, ndetse amakuru amubwira ko ngo harabo yagerageje guhamagara bahoze bayobora Rayon Sport barimo ba Paul Muvunyi n'abandi kugira ngo barebe ko bamuyamba, ariko bose ngo bagiye bamutera twatsi bavuga bati irwarize, ni wowe wayatse, ni wowe RGB yayihaye, kwana n'ibibazo bya Rayon Sport nk'umuntu uyobora iyi kipe. Murakoze cyane rero, mukomeze muhane nanjye kuri Nda Sport Channel, ubwo nibindi nunguka ndabibagezaho uko amasaha agenda yicuma. Bye bye, ciao.